Njye ntabwo ndi umucakara w'inzara. Ntiyampaye ibiryo nkabimarana isegonda rimwe. Nabonye afite igitoki mu rugo, afite n'amapera yejeje, reka nze nkwereke. Papa rega ningewe. Papa ufite kuvuga nabi. Bite mukobwa wawe ariko si ugumanye ndehise uzi ibibazo turimo coronavirus yaratewe nari ngukumbuye coronavirus yarateye banze yo gukora mbere yo muzima banze yo gukora mbere yo nayo mfite ntajya gukorora oye ndibweka banze yo gukora mbere yo kuzutse hose ntabwo nakwizera Kigali niho yahereye Kigali niho yahereye oya ntabwo nakwizera genda ujye kubanza gukaraba ubundi uzunzuza ngura umwana wanjye unyanduza ibyo birwara komeza genda hari inyuma niho twubatse kandagira ukurabe genda ukore neza de ubone kuza kunsogera abapolisi bamuhagarika ahantu hose undi mwabaye gute nyaruka ndi kuza ariko papa Okay. Aya mapera ya mudugudu siwe wampaye ibiryo bitamaze n'iminsi ibiri mubwira ngo nzamwereka yanga kumva oroshya nkwereke ayo hasi sarahiye kandi ayo hejuru sha Kigali nzagera kwica abantu no mu cyaro byarahindutse ariho hari abantu bagira wakarabye papa nakarabye ndasa neza none wansuza ariko wanihanaguye wihanaguye none ko nta kintu mbonye cyanaguze ariko ni none wansuza da papa siko nasigaye ibintu by'Kigali biheruka naribonye kuri WhatsApp usose wanyambira rwose kare ahubwo no kuri wanjye hiyo bari umuntu bamwirukanye ahubwo wowe uramara iminsi 11 papa naye ntugakomeze ufungire mu cyumba nkugemurira ibiryo papa uramara iminsi 11 nimbona iminsi 11 ishize udakoroye batubwiye ko aribwo ibimenyetso bigaragara ugomba kuguma mu cyumba cyawe nkazamugemuriramo uri mu kato tuzi isuku y'iki Kigali tuzi uko ibiki Kigali ahubwo ugira vuba ujya mu cyumba cyawe uhindura imyenda ubundi witegure ko ugiye kuguma mu cyumba ahubwo ngiye kuba ntembera muri ya mirima yanjye ndebe nabonye amapera yanjye yeze wenda nazamura mu faranga dukeya mumbe amapera oya ndaza kujya muri mu cyumba cyawe ndakujye muri 14 nta kimenyetso kimwe mfite 14 ariko se kubundi utinjira papa wanze kunsuhuza ngiye humura mwana wanjye ndakuzana mwana wanjye ariko ubundi imbesire simari amapera uretse kandi agomba kuzanya kuramo udufaranga dukeya tukaba tudutunga muri na minsi ariko dore abashonji bo muri aka gace barayama afukana kunsi y'iki gikote
se narindiye ntasenze we kandi iri funguro n'uwiteka warinteguriye sha Mana ushimwe rwose ibi biryo ni wowe ubitanze ndagushimiye rwose Mana nabo dushonje kimwe bibuka ubibahe rwose amen boss bite byawe sha urinde wo urambwira ngo ntabwo nzi yafite amafaranga yawe gira hari amafaranga wigeze wa mugabo waretse kunkoroga nta mafaranga ufite hari amafaranga ngiye wigeze ngiye wangegera ngiye hari amafaranga wigeze muri ikoro none si yo corona wivugishwa ngewe ntago yangezeho bari kunyirukankana mu mapera atari ukubera amafaranga urayama ayahe mafaranga nkuri ese ntago ngewe wibuka nkori wawe nta mafaranga nkurimo ya nigeze kujyamo amafaranga ryari ese ejo wundi ndi gukora ntago wambwiye ngo urampemba ukampa igice ngewe bose reka nkubwire undase iby'ubwo bukire bwawe unkangisha ngo uko nguko ngungana ngo urumva ufite imbaraga ngiye twabi cyane itonde gake genda gake nge nta mafaranga nkurimo none se nkora warampembe nta munsi n'umwe nigeze nkukoresha witonde none se ko nayaguharira nayaguharira ntibibaho nagwara hamiremo wakiga Bona ngo imbo biransuzugura y'umukire kanze nkweke byose ni mudugudu bitera amapera y'anyagiyemo ntiyamenye ko ari ngewe haranyirukankana reka nze nkwere amubonye afite igitoki we mu rugo reka nkwereke ibindi bibiri nimugoroba ngeno amabanda mariya amapera koko mbure nayo nzanira umukobwa wanjye ariko buretse amabanda ndaje nyahiga tu umudugudu kuje ingegera ariko se no kubera iki kibazo The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.